Mazina ganje baranyeta Mpirirwe Habari. Yego. Hanyuma ibi bagufatanye ni ibiki ubundi utuye he? Nyondo Munyabuganda. Ndaruga Murandamo Ibigaga Rubumba Kahunje Kabare district. Niho utuye. Wageze mu Rwanda ute? Ino musheja wantereye simu yantere simu ngo ninyije ngo muri rondere itabi murondere Umusheja arinkari. Uwo musheja gutumira itabi ngurizanye. ngire Urabire. nareta na muganda ngo ayije ripoti wetu yayangaki yayija kuganembwe mu mupaka ko muri aho bajya muri zone 5 babugani mu mwempa ko nabe cari kiraci kurimo umwe mu rusharo kwawe taho bayika barankwara. Mu yandi magambo mwahuriye ku mupaka mugiye mukivugana uzamura agapfukamunwa mugiye mukivugana ku giciro babaragufasha nibo bahise bamfata abapolisi abo bamufashe bakanzana hano Kigali bagufashe ku itariki nejo bamfashe. Mwari musanzwe mukorana se? Yarahoraga amamagara kuri telefone atikisa akaguhamagara akubwira ngo umushakire bino tabi iriye tabi rivuge twumve ryitwa Inzara. Ngo n'urumogi mu Kinyarwanda. Hanyuma se iryo tabi kuko ni ryinshi arantu murihinga mwarisaruraga ineri rugabu rwa kura ubwo mu Rwanda uti Mu Kabare district. none district kwa mwayikuraga muri Uganda. Wari wimazemo igihe kingana gute? nari muze nari nanjye mu kwa mbere umwaka. Icyo bivuga nuko ingingo ya 263 y'itegeko iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda iteganya ko umuntu uwo ari we wese uhinga ugemura byumvikane kuko nicyo azakurikirana nko kugemura ibiyobyabwenge cyangwa ugurisha ibiyobyabwenge mu kindi gihugu iyo abihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa imyaka 20 ndetse kugeza ku 25 agacibwa n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 15 kugera kuri 20. Nta mahitamo rero byose ibyo bihano byose arabihabwa. Uyu mugabo rero akurikirana uko akekwaho kugemura ibiyobyabwenge mu Rwanda. Uko yafashe ubwa mbere iyi ni inshuro ya kabiri yarabikoze. Ubwa mbere ajye mu ibiyobyabwenge abo yabigemuriye turabafata tubona amakuru ndetse baza no gufungwa. Ubwa kabiri yabigerageje arafatwa abizanye arafatwa. Byumvikane rero yuko ikigaragara nuko nkuko twagiye twivuga ibiyobyabwenge bituruka hirya no hino mu bihugu duhanye imbibi twagiye tubyerekana buri munsi. Icya kabiri nuko bifite isoko mu Rwanda cyane cyane mu rubyiruko muzi ko tujya dufata urubyiruko rubikoresha cyangwa se rubicuruza. Uko mwabibonye rero uriya mufuka w'ibiro 20 ubwa mbere yagurishije 10 ngira ngo aravuga ati wa mugani birashoboka aje azanye 20 none harafatwa. Biriya babishyiramo ubwo bita ububuri niba ari ububuri uko babwita niba babizi cyane cyane abikoresha hanyuma barangiza mu dupfunyika duto cyane bakatugurisha buri muntu. Usanga polisi ifite amakuru yaho batugurishiriza n'abifata ubwo buriya rwajya kuzagera ku bantu benshi birumvikana ibiro 20 ni byinshi. Icyo tubwira abaturarwanda ni iki? Icya mbere ibiyobyabwenge duhereye no kuri ibi nta kamaro byari bifite uretse kwangiza abikoresha urubyiruko cyangwa n'undi muntu wari wese ubikoresha. Ibiyobyabwenge ntabwo ari ukuvuga ngo ni byajya kumara byajya kugira neza umuntu hari icyo byajya kumuvura ahubwo byajyaga kwangiza ubuzima bwe. Ikindi nuko turasaba abaturarwanda kuduha amakuru kuko ibyo byose tubigeraho bwa mbere abizana twabonye amakuru dufata abo yabizaniye turabibafatana ariko nanone n'ubu ngubu abizanye arafatwa. Nibaduha amakuru rero ariko noneho biba byashoboye kwinjira tutabibonye nabyo baduha amakuru kugira ngo mu by'ukuri tubifate bitabi byakwirakwiza mu baturage mu rubyiruko muzi yuko ari ibiyobyabwenge nyine ntacyo byamarira.